Yesu Kristo nashimwe bene data bavandimwe abari hafi abari kure, Afurika, Rwanda, Amerika, Burayi, Canada n'abandi bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none nejejwe no kubabwira ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Nejejwe no kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana, mwebwe mwakunze ibiganiro byacu, mwebwe mwakunze kubana nanjye, mwebwe dukomezanyije urugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza no guhugurana no gushaka Imana. Nababwira ngo Imana ni ukuri ibamere umugisha mwinshi. Dutangire tureba ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho igice cya 16 haranditse ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakasi. Nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka nk'umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe, uyu munsi wa none ndumva nejejwe no kongera kubabwira aya magambo yo kubabwira ngo nimwiyuhagire, kandi nimurangiza kwiyuhagira mwiboneze, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nimwiyuhagire. Uyu munsi wa none Imana iri kuduhamagara itubwira ngo nitwiyuhagire, niturangiza tuniboneze. Uyu munsi muvandimwe mwene data nakubaza ngo mbese uri kwiyuhagira ute? Uri kwiboneza ute? Mbese uri gutunganya ubugingo bwawe gute? Kandi ngo mukureho ibyaha, Imana yo mu ijuru ikomeze kutugirira neza, ngo dukureho ibyaha rero Imana yo mu ijuru biri kuvuga ni ukwihana, ni ukwiyeza, ni ukwirinda ikibi, tugakurikiza amategeko y'Imana. Imana yo mu ijuru ikatugirira neza. Kandi ikindi nanone ngo byo mu mirimo yacu, ni ukuvuga ngo ibyaha mu mirimo yacu tubamo ya buri munsi, cyangwa se aho tugenda, abo tubana nabo, ibyo dukora byose, ngo dukureho ibyaha bive imbere y'Uwiteka. Imana itugirire neza. Twige gukora neza bene data bavandimwe, twige gushaka Imana, twige gukora iby'Imana ishaka, kandi twige kuba abantu beza bashimwa n'Imana ndetse bashimwa n'abantu bagenzi bacu. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Twige kwera imbuto, twige gukorera Imana mu buryo bwose, ngo naho ibyaha byacu byatukura. Nimureke rero bane data, kuko Imana yacu ni umubyeyi, Imana yacu iradukunda, nta cyaha na kimwe itatubabarira. Ngo naho byatukura tukutuku yabasha kubihindura, yabasha kutugirira neza. Imana yo mu ijuru ikomeze idufashe. Ngo kandi ngo twasa na shelegi, ngo cyangwa se ubwoya bw'intama bwera. Imana yo mu ijuru idufashe. Uyu munsi rero nifuje ko aya magambo twongera tukayasubiramo neza, tukayumva kugira ngo tubashe kuyakurikiza. Bene data bavandimwe rero, Imana ikomeze ibane namwe, kandi ikomeze iduhane umugisha. Uyu munsi wige gukora neza, wige gushaka Imana. Mbese wakwibaza ngo ni gute umuntu ashobora gukorera Imana? Ni gute umuntu ashobora gushaka Imana? Mbese ukibaza ukavuga uti mbese ni gute nanjye nababarirwa? Ni gute naba umuntu mwiza? Ni gute nakwiyuhagira ibyaha? Ni gute nakwiboneza? Ni gute nakuraho ibyaha byo mu mirimo yanjye? Ni gute nashaka mu maso h'Imana? Uyu munsi wa none rero mwene data muvandimwe, biragusaba gusenga, biragusaba gukundana n'abakozi b'Imana, ugashaka abakozi b'Imana, yaba abasanzwe bafite imirimo bakora mu matorero, cyangwa se n'abandi basenga, bakajya bagufasha, kuko ibi bintu by'Imana, iri jambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza, nta muntu umwe ubwifasha. Bisaba ngo mwungurane ibitekerezo, bisaba mujyane gusenga, bisaba mukorane imirimo y'Imana itandukanye. Nibwo uzakomera mu Mana, nibwo agakiza kawe kazarushaho kwiyongera. Ukagira groupe ubamo, cyangwa se ukagira itorero ubarizwamo, ukagira mbese abanyamasengesho runaka mubana, mukajya muganira ku by'Imana. Usanga abantu benshi muri iyi minsi
ibiganiro byabo ari ibindi bisanzwe, ari ibiganiro usanga bitaganisha ku Mana, bamwe na bamwe ugasanga nyine n'ibyo biberamo bakibagirwa no kuvuga ku ijambo ry'Imana, ariko biragatsindwa kuba warasobanukiwe, waramaze gukizwa, waramaze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, waramaze kumwemera no kumwizera, warangiza ukabura n'ijambo na rimwe waganiriza bene wanyu cyangwa se inshuti zawe cyangwa se aho musengera. Rero ujye uharanira gushaka uko waganira iby'Imana n'abo mubana, kugira ngo ubashe kwiyungura nabo bungure, kuko iyi Imana yacu ntabwo idusaba guceceka, idusaba kuvuga, idusaba kuyamamaza, idusaba nk'uko uzi ushobora kwamamaza ibindi bintu bisanzwe, iby'Imana nabyo tuba tugomba kubivuga, tuba tugomba kuyishyigikira, tukayivuga tukayamamaza, kugira ngo natwe ibone uko itugirira neza, itwongerere n'imbaraga zo kuyikorera, kuko Imana yacu iha imbaraga abari kuyishaka, iha imbaraga abemeye kuyikurikira, n'abemeye kubana nayo iminsi yose. Bene data bavandimwe rero, biradukwiriye ko dukorera Imana, biradukwiriye ko dushaka Imana muri iyi minsi ya none. Bikwiriye buri muntu wese ko yavugira Imana, umuntu wese ko yabana n'Imana. Imana yo mu ijuru ni ukuri yaduha umugisha kandi yatugirira neza. Bavandimwe bene data rero, uyu munsi nashatse gufata umwanya munini wo kugira ngo tubane, wo kugira ngo tuvugane, wo kugira ngo twungurane ibitekerezo, kandi nawe rwose ushatse wajya umbwira ibyo ushaka ko twavugaho, kugira ngo iminsi yose tuzajye tubana, iminsi yose tuzajye twungurana ibitekerezo, nanjye mbashe kubafasha mu by'uru rugendo nk'uko ari byo nahisemo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi, haba abo nzi cyangwa se abo ntazi n'abankurikira mba ntarabasha kumenya, bamwe na bamwe bakunda gushaka ibindi, ugasanga bigiriye mu bindi biganiro, haba ku masosho media, haba aho bari, ugasanga rwose iby'Imana ntabwo bari kubyinjiramo cyane, cyangwa se wenda bamwe bigiriye ubute bwo kuba babyumva. Ariko uyu munsi wa none, wowe uriho, uri ku isi, wowe Imana yaremye igashyiraho, ntabwo ukwiriye guterwa ipfunwe cyangwa se isoni zo kuba wavugira Imana, cyangwa se zo kuba wayikorera. Uyu munsi wa none ukwiriye kuba umunyembaraga, ukwiriye kuba umuntu wo guhamya iby'Imana, ukwiriye kuba umuntu wo kuvugira Imana iminsi yose. Nibyo bidukwiriye, nibyo bikwiriye umuntu wese aho ari mu mpande zitandukanye. Rero iyo ndi kuvuga gutya, mba ndi kubwira abantu banjye bari ahatandukanye, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se n'abari mu mahanga, yaba abo tuziranye n'abo tutaziranye. Ni ukuri nifuza ko umuntu wese yazaragwa ubwami bw'Imana, umuntu wese yakizwa, umuntu wese yamenya Imana. Nifuza byinshi ku bantu. Ni ukuri ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo uzikizanya n'abakumva nubasha kubabwira. Ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora kuzakizwa cyangwa se kuzagera mu bwami bw'Imana adafite umukijije. Twese dufite inzira tugenda tunyuramo, dufite ibyo tugenda twiga, dufite abo tugenda tubasha kubana nabo, bakadufasha, bakatwungura inama n'ibitekerezo byo kugira ngo tujye dukomeza tugire imbaraga. Rero nawe uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo ukwiriye gushaka Imana, ukwiriye gushaka imbaraga, ukwiriye gushaka uburyo wahura n'Imana, kandi uburyo uyu munsi wakwishimira mu mwami wawe. Imana izaguha umugisha, kandi umugisha uzagera no ku rubyaro rwawe. Erega bene data, buriya dushyize no mu buzima busanzwe, gukorera Imana usanga nta gihombo kirimo, usanga gukorera Imana utavuga ngo harimo esheke, kuko iyo ukoreye Imana ni ibintu byinshi bishobora guca ku ruhande bitakugezeho. Ko umukozi w'Imana ntasanzwe, umukozi w'Imana ntago avogerwa uko abonye. Umukozi w'Imana aba ashinganye,
ntabwirwa amagambo abonetse yose, nta upfa kumubwira ibyo yumva yishakiye. Umukozi w'Imana abwirwa nyine ibijyanye n'ibyo akora, ntago apfa kubwirwa ibibonetse byose. Ariko usanga umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we, umuntu udakunda kuba mu by'Imana cyane, usanga rimwe na rimwe anabwirwa amagambo babonye yose, ugasanga ndetse rimwe na rimwe hari n'abo bajya basuzugura, ugasanga baragusuzuguye rwose, cyangwa se ugasanga bagufasha uko babyumva bitewe n'uko muri wowe ntawe ubigeze ugaragariza ko uri umukozi w'Imana. Rero buriya ni ukuri abakozi b'Imana bubahwe, abakorera Imana ni abantu b'igiciro, kuko ntago iby'Imana bivangwa n'iby'isi ngo bikunde. Rero abakozi b'Imana aho muri hose ndabashuhuje, ndetse namwe muri kugenda mugera ikirenge mu cya Kristo, nababwira ngo Imana yo mu ijuru yiteguye kubakomeza, yiteguye kubaha imbaraga, yiteguye kujya ibana namwe iminsi yose. Imana yo mu ijuru rero ikomeze idufashe, ikomeze ibane natwe. Reka turebe mu gitabo cy'iby'Abalewi, ni igitabo cya gatatu cya Mose cy'iby'Abalewi, naho turebe igice cyayo cya 25, turebe umurongo waho wa 10, umurongo waho wa 18. Haravuga ngo nicyo gituma mukwiriye kumvira amategeko yanjye no kwitondera amateka yanjye, mukayumvira, nuko muzaba mu gihugu amahoro. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Bene data bavandimwe bakozi b'Imana, abo twahuriye hano kuri iyi channel ya Merance TV show, ndababwiye ngo ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riraduhugura, ngo nicyo gitumye mukwiriye kumvira amategeko yanjye. Dukwiriye kumvira amategeko y'Imana, dukwiriye kumvira iby'Imana itubwira, ndetse tukumvira n'amateka ya Yesu Kristo, tukayakomeza tukayashyira mu bwonko bwacu, kugira ngo Imana yo mu ijuru ibashe kugitureba, itwishimire. Uyu munsi wa none nakubaza ngo mbese amategeko y'Imana cyangwa se iby'Imana idusaba, uyu munsi wa none ugenda ubyumva ute? Ugenda ubikurikiza ute? Ugenda muri wowe wumva bimeze bite? Ngo nicyo gituma mukwiriye kumvira. Iryo jambo ryitwa kumvira ni ijambo rikomeye. Bavandimwe bene data, umuntu utumvira, uzarebe niyo ugerageje nko kubwira nk'umwana wawe ikintu ntacyumve, ntagikore, birakubabaza. Tekereza rero iyo Imana iri kudusaba kuyumvira, Imana idusaba kugira ngo dukurikize amategeko yayo, ntitubyemere, ari umuremyi w'isi n'ijuru. Ugasanga abantu benshi basuzuguye Imana, ugasanga abantu benshi bari gukora ibyo bumva mu mitwe yabo, ntago bari gushaka kumvira amategeko y'Imana, barakora ibyo bashaka, bariba se, barasambana se, bararoga, barangana. Ugasanga nyine ni abanyeshyari, abantu bo muri iyi minsi ya none ugasanga bafite ibintu byinshi biri gutuma bategera Imana. Ugasanga nyine bari gukora ibintu bibi, baragambanira bagenzi babo. Ugasanga nyine ibyo ni ibintu usanga Imana idashaka. Ni ukuri bene data, reka nkubwire, umuntu ni nkawe, mbese twese turi kimwe, nta mwirabura, nta muzungu, nta munyafurika, nta munyamerika, abantu bose turi kimwe. Abantu bose twaremwe mu ishusho y'Imana, abantu bose turasaza, abantu bose tuva ku isi, turarangira, turapfa. Mbese ni ukuvuga ngo umuntu wese ni nk'undi, twese tuva amaraso amwe. Ni ukuvuga ngo rero bene data bavandimwe twahuriye hano, ni ukuri reka mbabwire, umuntu wese ni nk'undi. Dukwiriye kugira urukundo, dukwiriye gukundana, dukwiriye kubana, dukwiriye kwirinda guhemukirana, amashyari akagabanuka. Ugasanga nyine abantu babanye neza, ibintu byitwa ubugome, ibintu byitwa inzangano, ibintu byitwa kwangana, cyangwa se ugasanga abantu ntago yiyumvamo mugenzi we. Ugasanga
mbese ugasanga turapfa ubusa, ugasanga umuntu barapfa, bamwe na bamwe ugasanga barapfa ngo runaka yavuze gutya, ugasanga nyine imbabazi zirabuze, ugasanga bibaho ko bishobora kubaho ibyo, ariko ntago bisobanuye ko ushobora kwanga mugenzi wawe, ahubwo muha imbabazi, mwiyunge, mubane amahoro, mukundane, urukundo rusabagire, niho tuzabasha gukurikiza amategeko y'Imana. Rero bene data bavandimwe, Imana uyu munsi wa none iradusaba gukurikiza amategeko yayo, iradusaba kuyumvira, iradusaba kubana nayo, iradusaba urukundo, iradusaba kwirinda, iradusaba mbese mu buryo bwose. Ni ukuvuga ngo erega mugenzi wawe ateye imbere, akagira icyo ageraho, ni umugisha, kuko ejo wamukenera, ejo yaguha sapoti, ejo wamubwira uti se ko mfite iki kibazo, wenda se nabuze ibyo kurya, abana barwaye, cyangwa se nahuye n'izi mpamvu zitandukanye, wamfasha, wangirira gute? Ariko abaye atarateye imbere se yagufasha iki? Ni byiza rero ko mugenzi wawe ashobora gutera imbere, cyangwa se inshuti yawe, cyangwa se umuturanyi wawe, kuko ejo nawe yagusapotinga mu gihe waba wahuye n'ikibazo, cyangwa mu gihe hari icyo waba udafite, nawe akakufasha muri ibyo bibazo byawe. Ni byiza rero ko twirinda, tugasabira umugisha inshuti zacu, tugasabira umugisha abavandimwe, tugasabira umugisha abo tubana, tugasabira umugisha umuntu wese. Ni ukuri ubuntu bw'Imana bugasabagira muri twebwe. Nubwo turwana n'isi, turwana na Satani we yifuza guteranya, yifuza ko abantu bahora baryana, yifuza ko nta muntu n'umwe wabasha gukurikiza itegeko na rimwe ry'Imana. Satani yifuza ibintu bibi twakora, kugira ngo mu maso y'Imana tugawe, cyangwa se Imana iduhe amanota make. Ibyo nibyo Satani aba ashaka. Rero bene data bavandimwe, uyu munsi wa none ndagukangura, ndakubwira ngo Imana yo mu ijuru yarakuremye, irangije gushyira hano mu isi, yakuremeye imirimo myiza, yakuremeye kuyikunda, yakuremeye gukunda bagenzi bawe, yakuremeye kuba umuntu w'indahemuka, yakuremeye kuba umuntu ushimwa n'Imana. Rero bene data bavandimwe, Imana nigushima n'abantu, buriya byanze bikunze uzaba ufite ukuntu ubanye nabo kandi neza. Uyu munsi rero bene data bavandimwe, muri ahatandukanye, nafashe umwanya munini wo kugira ngo tuganire, kugira ngo twungurane inama n'ibitekerezo, ndetse tunige, kuko ibyo tuvugira hano hari benshi bigenda bifasha. Ikindi tugomba kwitondera amateka y'Imana, cyangwa se ya Yesu Kristo. Imana yatubwiye ngo nicyo gitumye mukwiriye kunyumvira no kwitondera amateka yanjye, kandi ayo mateka tukayumvira. Ni ukuvuga ngo ibyo tubwirwa byose mu ijambo ry'Imana tukabikurikiza, kuko ni ukuri nk'uko ijambo ryayo ritubwira, iby'Imana byose yagiye ivuga bizaba kandi bizasohora. Nuko ngo tuzabona kuba mu gihugu amahoro. Bene data bavandimwe, murabona amahoro agiye abuze mu bihugu byinshi, agiye abuze ku migabane myinshi, amahoro arabuze ku isi kubera kutumvira Imana, kubera kudashaka mu maso hayo, kubera kudakurikiza amategeko y'Imana, n'amateka yayo. Ni ukuvuga ngo amahoro ni ikibazo muri iyi minsi ya none ku isi hose. Ahantu henshi ibihugu byinshi birarira, ibihugu byinshi birababaye, ibihugu byinshi bibuze uko bigira, kubera kutumvira Imana. Buriya rero ahantu iyo hari amahoro aturutse ku Mana, usanga n'ibihugu byinshi bibashije gutera imbere, bibashije kugira umugisha. Rero impamvu usanga abantu benshi bari ahatandukanye amarira ari yose, ni uko kutumvira Imana nako kwagiye kuba kwinshi. Ugasanga rimwe na rimwe abatuye mu bihugu bitandukanye, kubera kutumvira Imana, gushyigikira ibyaha, gushyigikira amakosa abantu bagenda bakora birengagiza Imana nayo ugasanga ibihano byayo biramanutse, bigeze mu bihugu bitandukanye. Rero uyu munsi wa none Imana ntabwo ikunda umuntu uyikora mu jisho, ntabwo ikunda umuntu ibwira
akanga kumva. Imana ishaka ko umuntu wese ayumvira. Rero rimwe na rimwe tujya tugerwaho n'ibihano by'Imana, ugasanga nyine akanyafu karaje, ugasanga ku migabane myinshi ku isi cyangwa se mu bihugu byinshi ku isi akanyafu karaje, ugasanga turitotomba, ugasanga turi kuvuga ngo byagenze gutya na gutya, ariko nyamara n'amategeko y'Imana yaratunaniye kuyubahiriza, kuko burya Imana igitanga amahoro, igitanga umutuzo n'umutekano mu buryo bwayo twebwe tutasobanukirwa, igatanga igikundiro, igatanga ibintu byiza bitandukanye ku muntu wabashije kuyumvira no ku muntu wabashije kuyishaka. Uyu munsi wa none rero bene data, reka mbabwire ni ukuri, mureke dushake Imana, mureke dushake uko twakumvira amategeko yayo, niho tuzagira amahoro mu bihugu byacu, niho isi izongera kugira umutekano, kandi nibwo umwami Yesu Kristo azaza akabana natwe mu gihe twabashije gushaka amahoro, cyangwa se Yesu akaba yagera no mu ngo zacu, Yesu akaba yagera no mu mbese no mu nshuti, Yesu akaba yadutahaho. Ariko mu gihe twanze kumvira amategeko ye, byanze bikunze akanyafu ke kagomba kutugeraho, kandi akanyafu k'Imana kararyana, akanyafu k'Imana ntago kaba koroshye. Rero bene data bavandimwe, iyo umwana akosheje, umubyeyi nawe aramuhana byanze bikunze, kandi Imana yacu ntago ihutiraho, irabanza ikakubwira, ikabanza ikakugoragoza, wakwanga rero ibihano bikaza. Imana yacu igihana, igibasha kurakara, igirakara, kandi umujinya wayo rwose ntago ujya uba mwiza. Rero nababwira ngo nitwitondera amategeko y'Imana tukumvira, tuzaba mu gihugu amahoro. Imana yacu ikomeze kuduhana umugisha. Bene data bavandimwe, rero muri iyi minsi, iminsi igoye, iminsi urije abantu benshi ku isi, nakubwira ngo uyu munsi ndagusaba, ndakugira ngo nawe uyu munsi wa none ubashe kwitondera amateka y'Imana n'amategeko y'Imana, nibwo uzagira umugisha, nibwo uzaba mu gihugu amahoro. Kandi wowe n'abawe n'abana bawe, wowe n'inshuti zawe, wowe n'abavandimwe, wowe n'abagenzi muhura, muzaba mu gihugu amahoro, kuko mwahisemo gukorera Imana no kumvira amategeko yayo. Imana yacu rero ikunda abayumvira, ikunda abayishaka, ikunda ababana nayo iminsi yose. Uyu munsi nawe nakubwira ngo ushake uburyo wareba mu maso y'Imana, ushaka uburyo washaka Imana, nayo yiteguye kukugira neza. Kandi bene data bavandimwe, mujye munazirikana ko iminsi tugezemo ni iminsi y'ubuhenebere, ni iminsi y'ibyaha, ni iminsi mibi imbere n'inyuma. Ni ukuvuga ngo mujye munabizirikana, mumenye ko rwose iyi minsi ari iminsi ituruhije, ari iminsi itugoye. Bene data bavandimwe, iminsi turimo rwose ni iminsi iteye ubwoba. Rero uyu munsi wa none nakubwira ngo nawe ugerageze, nawe uzirikane, nawe ugerageze kubwira Imana uti Mana, iyi minsi ndimo, ibi bihe ndimo, ukwiriye kungirira neza, ukwiriye kunsanga, ukwiriye kumbera Imana, ukwiriye kundengera, kuko iminsi tugezemo rwose ni imperuka. Nk'uko Yesu Kristo yagiye abivuga, ibimenyetso byagiye bigaragara, ndetse n'ubu biracyagaragara. Rwose tugeze mu minsi ya nyuma, kandi ni iminsi y'ubuhenebere, ni iminsi yo kwanga Imana, ni iminsi yo kunenga iby'Imana ku bantu batabashije kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo. Uyu munsi wa none rero wowe uracyafite amahirwe, kuko ukibasha kubwirwa iby'Imana, kuko ukibasha kuvugana n'abakozi b'Imana, uracyafite umugisha, uracyafite amahirwe rwose, kandi amahirwe 100% aracyahari uyu munsi wa none. Ariko ntugire ngo ni igihe kirekire ufite cyo kuba wakora ibyaha, ahubwo uyu munsi nibwo ukwiriye kuba wahindukira
kuko iminsi yawe ni mike kandi ni migufi cyane rwose. Ushobora kuba utekereza ukavuga uti iminsi yanjye ndacyayifite, iracyari iminsi myinshi, nta kibazo ndacyahari, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi ntabwo ari uko bimeze. Uyu munsi iminsi yawe ni mikeya cyane, iminsi yawe ndetse ishobora kuba rwose yabarirwa ku ntoki. Ariko ikibabaje ni uko abantu benshi batabasha kubimenya, bakagira ngo iminsi yabo iracyahari. Ariko mwene data muvandimwe, wowe wahisemo Yesu Kristo ukabana nawe, ubu ngubu ukaba uri umwana w'Imana, nagira ngo nkubwire ngo iminsi yacu iba ari mikeya cyane ndetse iba ibarirwa no ku ntoki. Imana rero ikomeze idushyigikire, kandi Imana ikomeze ibane natwe rwose mu buryo butandukanye. Rero iminsi yacu ni mike cyane, wenda turaza kubibona mu kanya gakurikiyeho mbabwira ibijyanye n'iby'iminsi n'ibihe. Mwene data, reka turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 3 ku murongo waho wa 2. Haravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bene data, reka mbabwire ijambo ryitwa kwihana, ijambo ryitwa gushaka Imana, ijambo ryitwa kwihana uriceho akarongo, kandi ujye urizirikana, kuko burya mwene data, umuntu utihaniye, umuntu utemera icyaha, umuntu uwo nguwo rwose mu maso y'Imana aba agifite ikibazo gikomeye. Kwihana ni ibintu byiza, kwihana niko kuzatuma n'Imana itugirira icyizere. Nk'uko nari mbabwiye iby'iminsi, mbabwira ngo iminsi yacu iba ari mikeya cyane, ariko ntabwo iyo minsi wabasha kuyijera, ntabwo wabasha kugira icyo kuyibyaza umusaruro ku bijyanye n'Imana utabashije kwihana. Kuko ikintu kibanza ni ukwihana, ikintu kibanza ni ugushaka ubwami bwo mu ijuru, niho uzabasha no gukurikiza amategeko y'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ry'ubwaro riratubwiye ngo ubwami bw'ijuru cyangwa ubwami bw'Imana buri hafi. Ese mwene data, iyo ubwiwe ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, ibyo bintu bitekerezaho ute? Ubyimagina gute muri wowe? Wumva hafi ari ryari? Wumva hafi ari hehe? Rero mwene data muvandimwe, reka nkubwire, iyo ijambo ry'Imana tubwiye ngo mwihane ubwami bw'Imana buri hafi, ntabwo riba rishaka kudutera ubwoba cyangwa kutubeshya, kuko tuzi neza ko Yesu azaza nk'umujura, azaza mu gihe twe tutari tubizi. Ntabwo azababwira ngo ejo ndaza, oya, kuko Yesu yaratubwiye ngo nzaza mu gihe mutiteguye. We yatubwiye ibyo tugomba kujya dukora buri munsi, ahubwo atubwira ko igihe azazira azadutungura. Nuko rero mwene data muvandimwe, niba ijambo ry'Imana tubwiye ngo mwihane ubwami bw'Imana buri hafi, hafi nyine ni hafi, kubera ko niba umuntu akubwiye ngo wenda imvura iraguye igeze hakurya hariya uri kuyireba iri guhinda imirabyo, inkuba biri gukubita, uhita umenya ko imvura rwose nta n'iminota 5 iri bushire itakugezeho. Uyu munsi wa none rero mwene data muvandimwe, reka nkubwire, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hafi rero ni hafi, ntabwo hafi wahasobanura mu bundi buryo, ni hafi nyine. Ni ukuvuga ngo niba ikintu kigeze hafi kiri bugufi nyine aho ngaho. Rero bitandukanye no kuba wabwirwa ngo wenda ikintu kiri kure cyangwa se kizaza mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo hafi ni hafi, nta bundi busobanuro wabona uhasobanura. Ni ukuvuga ngo rero icyo dukwiriye kumenya ni iki? Ni uko dukwiriye kwihana, tukiyeza, tukaba maso, kuko tubwiwe ko ubwami bw'ijuru buturi bugufi. Kandi Imana yacu nk'uko tubizi cyangwa se nk'uko twakomeje kubivugaho, ntabwo Imana yacu ijya yimana imbabazi. Ni Imana ihora ku ntebe y'imbabazi. Ni ukuri iba inejejwe no kubona umuntu n'umwe waza avuga ngo mbabarira Mana. Imana iba ifite urukundo rwinshi rwo kwakira umuntu wemeye kuza ayigana. Imana itugirire neza. Imbabazi z'Imana rero zirahari, umuryango urafunguye, imbabazi z'Imana zirahari.
ushatse uyu munsi wabwira Imana uti nanjye Mana mbabarira, nongere mbe umwe mu bana bawe wishimira. Imana yaguha umugisha rero uhindukiye ubashije kuza ugakorera Imana. Ikindi benshi muri iyi minsi ikintu kijyanye no kwihana no kwegera Imana no guca bugufi mu mitima yabo biri kubagora. Kubera iki bibagora? Ni imbaraga za Satani zamaze kuganza isi, imbaraga za Satani zamaze kuganza imitima ya benshi. Bumva ko imbaraga zabo ari izo nyine, bumva ko ubwenge ari ubwo, ariko reka mbabwire, izo mbaraga za Satani ukwiriye kuzirwanya, ukwiriye kuziyama, ukwiriye kuzihungira kure kugira ngo ubashe kubana n'Imana. Rero uyu munsi wa none mwene data muvandimwe mukozi w'Imana, we wahisemo kubana n'Imana kandi ugahitamo kumva ijambo ry'Imana ducishaho buri munsi, ni ukuri nakubwira ngo gerageza uhunge Satani, urwanye imbaraga mbize, ubundi ushake ubwami bw'ijuru kandi uzagirirwa neza. Benshi ntibagishaka kubwira Imana ngo Mana mbabarira, mpindura, gira gute. Imana rero iyo bikayibabaza, ikibaza umuntu yaremye, ikibaza mbese ni gute umuntu naremye atabasha kunsaba imbabazi, atabasha kunyegera, atabasha kunkunda, ukumva Imana ifite icyo kibazo. Rero mwene data muvandimwe wagize umugisha wo kubana nanjye, uyu munsi nakubwira ngo uze tubane kandi duhugukire gushaka Imana, tuyigire inshuti, ibe inshuti yacu, kubera ko Imana ikunda inshuti rwose zayo, natwe yatugirira neza ndetse yaduha n'imbaraga. Muvandimwe mwene data, isi turimo bamwe irabaryoheye, abandi irababihiye, mbese ni uruvange, ni bitandukanye. Uyu munsi rero nakubwira ngo isi uyifate nk'ibintu bishira, nk'ibintu birangira. Nturyoherwe n'ibyo ubona mu isi, nturyoherwe no kuba waba ufite amafaranga menshi, cyangwa se waba ufite ubutunzi buhagije, imirima se, amatungo se, mbese inyubako se, mbese ibintu byinshi by'agaciro waba ufite. Nakubwira ngo uyu munsi wa none Imana ntago ari byo iri kwitaho, ahubwo icyo yitayeho n'ubugingo bwawe, kuko nibwo buzayibona. Mwene data muvandimwe, nturyoherwe n'ibyo ubona cyangwa se ngo ubigire iturufu mu buzima bwawe, kuko ejo wabisiga, cyangwa se mu kanya, cyangwa se mu minsi mikeya. Imana rero iguhe umugisha, Imana ikomeze iguhe ubwenge no kwisobanukirwa uyu munsi wa none. Mbese bene data, muri hano turi kuvugana, nagira ngo mbabwire ngo ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ikoranabuhanga ryaje naryo riri gucumuza benshi, ugasanga benshi bahugiye mu ikoranabuhanga, barareba ibidafite umumaro se, baravuga ibidafite umumaro se, ibitagira icyo bimarira umuntu, ugasanga nibyo bibereyemo, ugasanga mbese barahuze cyane kandi bahugiye mu bizabajyana gihinomo, aho kugira ngo bahugire mu bizabahuza n'umuremyi wabo wabaremye. Imana yo mu ijuru rero ikunda abantu bayubaha, ikunda abantu bayishyira bugufi, ikunda abantu babana nayo kandi bakayereka ko bari kumwe. Ntabwo Imana yacu ikunda abantu bagenda bakora ibyo bishakiye bitandukanye n'ibyo yo ishaka. Imana rero tugirire neza. Nakubwira ngo rero Imana iravuga ngo mwihane, kandi Yesu ashaka ko bose bihana. Imana itugirire neza. Yesu ashaka ko umuntu wese yaremye, umuntu wese yihana, umuntu wese abasha kuba mu mwanya we neza, kandi akabasha gukora imirimo ye ayivanze n'iby'Imana. Yesu Kristo rero azaguha umugisha niwemera kumushaka, niwemera kumukorera, kuko Yesu yatumwe mu isi, yatumwe n'Imana. Imana rero inezezwa nuko wayishaka, kandi Yesu nawe anezezwa nuko yakugeza ku Mana amahoro, utaguye mu nzira. Imana ikomeze itugirire neza. Reka n'ubundi tugikomeje uyu munsi wa none, dufate akanya gasa naho gahagije, dukomeze tuganira, turebe n'ubundi icyo muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12 atubwira. Mana utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, utwigishe
twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana itugirire neza. Mwene data muvandimwe, uyu munsi nakubwira ngo mbese uri kubara iminsi yawe ute? Uri kumva igihe cyawe kingana gute? Nk'uko tujya tubivugaho, uyu munsi wa none hari bamwe bageze ku mwuka wabo wa nyuma, hari bamwe babona ko byarangiye, kandi bene data bavandimwe, burya iyo umuntu ageze kuri finali y'ubuzima bwe hano mu isi arabimenya, amenya ko igihe cye kirangiye. Rero mbese nawe nakubaza ngo nugera ku mwuka wawe wa nyuma, cyangwa se mu gihe uri bube ugeze ku mwuka wawe wa nyuma, urumva uri bubyifate mute? Ese nta ishe kuri bugire ukavuga uti iyo mbimenya wenda mu minsi yatambutse mba narakoze ibi, mba naravunitse mvunikira umurimo w'Imana, ariko ntabwo icyo gihe bizaba bigishobotse kuko uzaba ugeze ku mwuka wawe wa nyuma. Uyu munsi rero wowe ugitijwe umwuka wo guhumeka, nakubwira ngo gerageza ushake Imana, ushake mu maso h'Imana, gerageza ushake uburyo waba konegite n'Imana, niho Imana yo mu ijuru izakwishimira, niho izakugirira neza. Uyu munsi mwene data muvandimwe, ubaye umenye ko nimugoroba cyangwa se mu gitondo uri bugere ku mwuka wawe wa nyuma, wabwira Imana ibyo ukwiriye kuyikorera, ariko ntago uzabimenya. Kandi burya imirimo yacu igomba kuba myinshi, ntago tugomba gukora ibintu bike ku Mana, tugomba gukora byinshi. Kandi Imana yacu icyiza cyayo ntabwo idusaba ubutunzi, ntidusaba amafaranga, ntabwo idusaba ibi bifatika dukorera hano mu isi. Imana icyo ishaka ni umutima wacu, icyo ishaka ni ukuyivuga, ni ukuyamamaza, ni ukuyizera no kuyikunda, ni ukuyikorera. Icyo Imana idushakaho cy'ingenzi ni ukuyizera no kuyishaka no kuyikunda, ibindi byose biza hanyuma. Rero bene data, nagira ngo nkubwire ngo igihe cyawe, iminsi yawe wige kuyibara neza, kugira ngo ubashe kugira ubwenge, ubashe kugira umutima w'ubwenge, ubashe kugira umutima wo gukurikira Imana. Rero mwene data muvandimwe, uyu munsi wa none nakubwira ngo Imana mu ijuru iragushaka, kandi rwose yifuza kubana nawe. Ni ukuvuga ngo ikindi ukwiriye kumenya ni ukubara igihe cyawe, ukavuga uti mbese igihe mfite, mbese igihe ndiho hano mu isi, mbese igihe kingana iki igihe mfite? Nakubwira ngo mwene data, igihe ni ikintu gikomeye. Igihe dukwiriye kukijera, igihe dukwiriye kukimenya, igihe dukwiriye kucyitaho mu buryo bwose, kubera ko igihe twahawe ni icyo gukoreramo Imana. Ntabwo Imana yadutumye mu isi ngo tuze kuba ibigande cyangwa ngo tuze gukora ibyo twishakiye. Imana yadutumye mu isi nk'abantu bakwiriye kuyikorera, abantu bakwiriye kuyishaka. Imana ntabwo yadutumye kuba ibyigenge n'ibyigomeke n'abanyabyaha. Imana yadutumye gukora ibyo itwifuzaho. Bamwe usanga bakora ibizira, ugasanga mbese barakora ibitarigeze bibaho, ariko abo ngabo nabo igihe cyabo kizagera, Imana izabahana rwose nibaramuka badahindutse. Bene data bavandimwe, rero iga kubara iminsi yawe, iga gutunga umutima w'ubwenge, iga kuba umuntu ukwiriye kuba ashyitse mu maso y'Imana, iga kugira icyo wakorera Imana, kandi wige kumenya iminsi ushigaje. Nubwo utamenya ngo ni ryari nava mu isi, ariko umenye ngo iminsi yanjye rwose ibarirwa ku ntoki. Imana ikugirire neza. Kandi mwene data, ikindi nakubwira ni ukuvuga ngo isi yo nta muhi gufitiye. Isi icyo ishaka ni ukuyikorera, isi icyo ushaka ni uko wazayigumamo, kandi ukayigumamo utari mu mahoro. Imana yo ishaka kuzaguha ubugingo bw'iteka, ishaka ko izagutwara ukabana nayo niwemera kuyikorera. Mwene data, bijya bigorana kuba wava mu gihugu ujya mu kindi, bijya bigorana kuba washaka viza cyangwa se washaka ibyangombwa bikwemerera kuva inaha ujya wenda se hariya, bijya bigorana cyane.
uzarebe iyo uvuze uti reka wenda mve mu gihugu ntuyemo, wenda sinjye gusura abantu mu bindi bihugu, inshuti zanjye, abavandimwe, ibintu nk'ibyo biragorana cyane. Ibaze rero noneho gushaka viza ijya mu ijuru, gushaka ibyangombwa by'ijuru, kuko mu ijuru ni igihugu, naho ni igihugu nk'uko twumva ibindi bihugu, ni ko ijambo ry'Imana tubwira ngo ni igihugu cyiza. Rero icyo gihugu cyo mu ijuru kukijyamo nacyo ntabwo bisaba kugenda imbokoboko, hari viza bigusaba, hari ibyangombwa bigusaba. Rero ibyo byangombwa bigusaba kugira ngo ugere mu gihugu cyo mu ijuru, nta bindi ni umutima wawe, nta bindi ni ukwizera Yesu Kristo nk'umukiza. Niyo mpamvu ubona gukorera Imana rimwe na rimwe byanga, rimwe na rimwe biragorana, rimwe na rimwe abantu benshi birabagora. Rero viza ntabwo ipfa kuboneka, niyo mpamvu usanga urwana uhangana, ariko ibyaha bikanga bikakunesha. Ni ukugira ngo rero icyo gihugu cyiza cy'amata n'ubuki utazakigeramo, utazakibonera ibyangombwa. Rero ibyangombwa ni umutima unyuzwe, ni umutima wo kwizera Yesu Kristo, ni umutima wo gushaka Imana no gukurikiza amategeko yayo. Iyo nibyo byangombwa bizakugeza mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Rero bene data, wirinde amaganya y'isi, wirinde. Abakristo benshi muri iyi minsi bafite amaganya, barababaye, mbese bararushye, batwawe n'amaganya y'isi. Umukristo uramugeraho, ikisingifite byaranze, ndigendeye, mvuye mu itorero, mbese ugasanga afite ibibazo byinshi bijyanye n'amaganya. Nagira ngo nkubwire ngo kuganya ntacyo bimaze, kubera ko Imana ishatse n'ibyo byose uvuga wenda bituma uganya, ishatse nabyo yabikuraho cyangwa se ikanabikwambura, kugira ngo nayo ukunde ubone ko ari Imana ikomeye. Rero kuganya ntacyo bimaze, ibyo ufite bikorere mu Imana, imbaraga ufite uzikoreshereza Imana, Imana nayo izakugirira neza. Mwene data muvandimwe, rero uyu munsi wa none si byiza kwiremera ibishushanyo, si byiza gushaka izindi mana, si byiza gukurikiza imigenzo y'iyi si dutuyemo, kuko isi yo iratwanga, isi nta cyiza itwifuriza. Wireba ibiboneka mwene data, kuko ibiboneka ni iby'igihe gito, niko ijambo ry'Imana tubwira. Reba ku bitaboneka. Ibitaboneka ni ibihe rero? Ibitaboneka ni ugushaka Imana, ni agakiza, ni bya bindi ijambo ry'Imana tubwira tuzahabwa hanyuma y'ibi amaso yacu atigeze abona. Kandi ibiboneka ni ibingibi twirirwa duharanira mu isi, ari nabyo bitugusha mu byaha. Ugasanga tubigize nyambere, ugasanga twirengagije ko dufite Imana izaduha ku byo tutigeze tubona. Rero ibingibi twirirwa dushaka byose bibonekera amaso yacu, dukwiriye kugira icyo tubitekerezaho, tugashaka Imana. Bizadufasha kugira ubuzima bwiza bw'iki gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. Imana yacu itugirire neza. Rero bene data, Imana yagiye idukura kure, yagiye idufasha, yagiye idukura mu magana menshi y'abanyabyaha, yagiye idukura ahantu twabaga iyo ngiyo kure, twabaga twarapfiriye mu byaha. Imana itugaruza ineza yayo, irangije iratwiyegereza. Rero icyo gihe mwene data, nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, nta muntu n'umwe wigeze atugirira impuhwe igihe twari turi iyo ngiyo mu byaha, ngo adukureyo. Ahubwo Imana niyo yatwitegereje kubw'imbabazi n'urukundo rwayo, idukurayo. Imana itugirire neza. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice bya 16 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 uranditse ngo ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukorereho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Imana yacu itugirire neza. Vandimwe bene data, twagiye tuva kure, Imana yagiye dukura kure, wavuye kure rwose. Ushatse wabimenya, kuko
iyo uza kuba utaravuye kure uyu munsi wa none ntabwo uba ubasha gutega amatwi ijambo ry'Imana, ntabwo iba yarabashije kukwiyegereza, ahubwo iba yarakuretse ukamera nk'abandi bose. Rero uyu munsi wa none icyo nakubwira ni uko wavuye kure, ukwiriye rero gukorera Imana n'umutima wawe wose, ukwiriye guha agaciro aho Imana yagiye gukura ububi bwawe wabagamo uko wari umeze, mbese defo zawe zose wari ufite icyo gihe ukwiriye kuzigabanya, cyangwa se ukwiriye kumenya ko Imana yagiye ikugirira neza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo twari babi hanyuma y'abandi bose Imana itugira neza, idukuruza ineza yayo, iratwiyegereza. Rero uyu munsi nawe rero urasabwa gukunda Imana n'umutima wawe wose, urasabwa gushaka Imana. Imana yo mu ijuru izakugirira ibambe kandi izakugirira neza. Ukwiriye gukorera Imana hakiri ku manywa butari bwira, utaravuga uti igihe kiranshiranye, utaravuga uti nta mwanya uhari ugihari. Ukwiriye gukorera Imana kuko igihe gitoya cyo uracyagifite. Abantu benshi rero Imana yagiye bakura hirya no hino kure habi, ariko bakagenda bibagirwa ngo nuko Imana yakunyuzeho, mwibona uri kwigaragura mu ivata ryawe, Imana yakunyuzeho ibona warapfiriye mu byaha, Imana yakunyuzeho ibona mbese uri ahantu kure utazava, aho kugira ngo upfe upfiriye mu byaha igukurayo, irakuzana, igukuruza ineza yayo, igukuruza imbabazi zayo, irakwiyegereza. Uyu munsi wa none rero iri kukubwira ngo yagukuruje ineza yayo. Uyu munsi ukwiriye kuzirikana ineza Imana yakugiriye. Uyu munsi wa none rero Imana yagukuye hahandi wiberaga mu byaha, hahandi wari warapokereye, warabaye umuntu mbese udasobanutse mu maso y'Imana, igukurayo kandi ngo wari waratawe rwose, nta n'umuntu n'umwe ngo wigeze ubasha kukugirira ibambe. Ibyo rero bigutere gukunda Imana, bigutere kongera kwegera Imana, kugira ngo nawe ejo cyangwa ejo bundi wongere ugire agaciro mu maso y'Imana. Imana rero mwene data muvandimwe, ikomeze igushyigikire, ikomeze iguhe umugisha, ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose, kandi Imana ikomeze ikwagure mu buryo bwose. Mwene data muvandimwe, uyu munsi wa none Imana iri kukubwira ngo yagukuye ahantu habi, mu mwijima, mu byaha wigaraguragamo, mu ivata ryawe, irangije ikwemerera kubaho, irangije ikwemerera ubuzima. Uyu munsi uriho, uyu munsi umeze neza, kandi ntiwirengagize ko hari abandi bakiri inyuma, abandi bakiri muri ibyo byose. Abo ngabo nabo Imana iracyabategeye amaboko, iracyavuga ngo nawe waza nkakugirira neza. Imana rero ikurinde kwibagirwa, ikurinde kwifata ukundi, ikurinde kuba umuntu mubi mu maso yayo, ahubwo iguhe imbaraga zo kwikora no kwishaka, kugira ngo ubuzima bwawe bubashe gukomeza kugenda neza. Mwene data muvandimwe rero, uyu munsi wa none nifuza ko tuganira kandi koko tukavuga ku bijyanye n'icyo Imana idushakaho, ku bijyanye n'icyo Imana iri kutubaza uyu munsi wa none. Mwene data muvandimwe rero, ukwiriye guhindukira, ukwiriye kumenya umuremyi wawe, ukwiriye kumenya uwagushyize ku isi. Kwibagirwa biragatsindwa, cyane cyane burya iyo wagize Imana yo kuva mu byaha, iyo wagize amahirwe Imana ikagusaga, ukabasha kwihana ukagira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, urafunguka mu mutwe, urafunguka, amaso yawe akabona ibyo utabonaga, kandi n'amaboko yawe akora ibyo utakoraga, kandi naho ugenda naho ujya ntabwo wongera kujya nk'aho wajyaga. Uhindura ingendo, uhindura abo mwasangiraga, uhindura ibintu byose. Imana rero ikomeze ikugirire neza, ikomeze iguhe umugisha, ikomeze ikwiteho. Ni ukuri
kandi Imana yiteguye kukwakira nawe wumva ushaka kuva mu ivata ryawe, wowe ushaka kuva mu byaha, wowe ushaka kuva hahandi kure habi uri. Uyu munsi wa none ushatse rwose wavuga ko Imana nawe igutegereje, kandi ko kiragutegereje. Nuha iby'Imana agaciro nayo izaguha agaciro. Turi mu isi rero dukwiriye gukorera umwami wacu hakiri ku manywa. Ntago Imana yitaye ku byaha twakoze cyangwa ku bibi twabayemo, ibyo twavuze se cyangwa se ibyo twagiye dutekereza, ahubwo yitaye ku guhinduka kwacu uyu munsi wa none. Rero nta soni biduteye, nta kimwaro dufite kuba twakorera Imana. Rero mwene data muvandimwe, mu mirimo yawe, mu byo ukora byose byawe, wirinde mwene data, wirinde ntiwiyoberanye mu maso y'Imana, wirinde imbere n'inyuma kugira ngo uzabashe gushyikira ubwiza bw'Imana. Rero uyu munsi wa none nakubwira ngo reba ibintu byose biri kugenda bibera ku isi, reba abantu bari kugenda bapfa, abantu benshi barapfa umunsi ku wundi, nyamara benshi bapfa barimbutse, bapfa bapfiriye mu byaha byabo, bapfa batabonye umukiza kubera ko banze guhinduka kandi barabwiwe iby'Imana. Rero birababaje, biteye n'agahinda kuba umuntu yapfa apfiriye mu byaha, yapfa atihannye, byaba bibabaje cyane. Rero uyu munsi wa none kuba ku isi ni ukugira ubwenge, ni ukumenya ko ejo cyangwa ejo bundi uzayivamo ukagenda. Ntago bibujije ko ugakora imirimo yawe, ugashaka ubuzima, amafaranga se, ibindi se, ubutunzi se, ariko ukamenya uburyo ubishakamo, ukamenya uburyo ugomba kugira n'umwanya wo gushaka Imana, kuko Imana niyo yaremye byose, niyo mugenga wa byose. Ntabwo ukwiriye rero kuyibagirwa, ahubwo ngo ushyire ibyawe imbere. Uyu munsi rero ubabazwe n'abapfa barimbuka, ubabazwe n'abanyabyaha bari kwanga kwihana, kandi nyamara igihe cyabo kikabashirana ugasanga bararimbutse rwose. Ni ukuvuga ngo kandi abo ngabo bari kurimbuka bari kugenda barushaho kuba benshi, bari kugenda rwose ubona biyongera umunsi ku wundi, ukabona ni ibintu bibabaje rwose. Bene data rero abantu benshi bajya bibeshya bakavuga ngo umuntu ngo akora ibyaha ngo ariko wihanira ngo abantu ntibahazi. Abantu benshi nuko bibeshya, ariko nyamara niba ukora ibyaha urabikora, kandi niba utanabikora ubwo ntabyo ukora. Rero kuvuga ngo ushobora kwihana mu buryo wenda runaka, ibyo ngibyo ayo ni amahirwe abantu benshi baba bari kugenda bagereranya, ariko ayo mahirwe rwose reka nkubwire ntago ari amahirwe navuga ngo ahira abantu bose. Icyiza ni uko wakorera Imana ukayiha umwanya urambuye, aho kugira ngo uvuge ngo ku munota wawe wa nyuma hari icyo Imana izagukorera. Ibyo biratandukanye cyane, kuko wahawe umwanya, niba utabasha kuwukoresha ubwo nta kindi rwose wavuga imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo benshi bagenda batungurwa, kuko burya iyo umuntu ari mu byaha ntabwo amenya igihe cyamugereyeho, ntabwo aratungurwa iyo umuntu ari mu byaha. Rero uyu munsi wa none nawe mwene data ushobora gutungurwa, ushobora kubona iminsi yawe gushiriyeho ugatungurwa pe, ugapfa uzize ibyaha n'ibishumuro byawe, cyangwa se wenda ugapfa utabashije kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni agahinda gakomeye warabaye ku isi. Kandi ikintu ukwiriye gusobanukirwa, burya umubiri barawuhamba, umubiri barawushyingura, umubiri ni ivu, umubiri ni igitaka, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira ngo wavuye mu gitaka uzasubira mu kindi. Rero ntabwo ukwiriye guhemuzwa cyangwa se gucumuzwa n'ibyo byose bijyanye n'iby'isi, ahubwo ukwiriye kureba ku bugingo buhoraho. Undi muririmbyi araririmba mu gitabo cy'indirimbo z'Imana cyacu dukoresha, avuga ngo iminsi yacu irahita vuba ngo kandi ngo yihuta. Imana yo mu ijuru rero iduhe kuyibara, iduhe no kuyimenya nk'uko nabibabwiye. Kandi indi ndirimbo nayo ikavuga ngo igihe nacyo kirushaho kwihuta cyane. Usanga abantu benshi barahinyuye umwuka wera, bagenda bakora ibijyanye n'amarangamutima yabo, ugasanga nyine ni ibintu biba bibabaje. Kandi Imana yaraduhaye ubwenge, yaraduhaye gushishoza. Rero nutungurwa mwene data,
Imana yarakubwiye, yarakuburiye rwose ntago uzarenganya Imana, uzaba wizize. Ntago rero ukwiriye gutungurwa kuko iby'Imana igenda itubwira ni byinshi. Ni ukuvuga ngo Satani hari abo yagiye agira imbata, Satani hari abo yatuje mu mwijima, Satani hari abo mbese yumva yagumana. Abo ngabo rwose badashaka no kwihana, badashaka no kureka ibyaha, abo ngabo rwose nta kabuza bazarimbuka nibatihana ngo bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Kandi abantu benshi bajya bagira ngo wenda iby'Imana se ni imikino, abandi bagatekereza ko wenda iby'Imana byaba ari ibintu biri aho, ariko ntabwo ariko bimeze. Bene data, iby'Imana itubwira, iby'Imana igenda idusobanurira ni ukuri kandi bizabaho. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze umunyabyaha ni umunyabyaha imbere y'Imana, kandi umukiranutsi ni umukiranutsi. Rero abo ni abantu babiri batandukanye, kandi Imana yavuze ko byanze bikunze izigaragaza, kandi abo bose bakazayibona. Ni ukuvuga ngo rero wowe Satani yagize imbata, wowe ufite ibyaha udashobora kureka, wowe ufite ibyaha byakunaniye, uyu munsi uragikora ejo ukagisubiramo, uyu munsi byaranze. Harimo n'ababa bashaka kwihana cyangwa se guhinduka, bakanihana ariko ejo bikanga, Satani akongera akabarusha imbaraga. Nababwira ngo mufate umwanya munini, mufate ibihe byinshi byo gusenga, mwirinde abo muvugana, abo mujyana nabo, abo mukorana imirimo yanyu ya buri munsi, kuko akenshi usanga ibigare tugenderamo nabyo bigenda bidusunikira mu byaha, kandi nyamara twari dufite umutima wo guhinduka. Rero nk'uko nabibabwiye, wakwegera abakozi b'Imana bakagusengera, cyangwa se natwe watubwira twagusengera, twafata ibihe tukagusengera, nabyo bijya bikunda. Imana yo mu ijuru ikaba yakwiyereka, ikakugirira neza, nawe ukitwa umwana wayo uhereye uyu munsi wa none. Wowe rero ufite ibintu byinshi byagiye bikunanira kureka, cyangwa se ufite ibyaha uhugiyemo, uyu munsi wa none ukaba wumva ufite umutima wo guhinduka, ukaba wumva unaniwe mu byaha byawe, watubwira tukagusengera, cyangwa se ukegera abakozi b'Imana bari hafi yawe rwose bakakugira inama, bakanagufasha gusenga. Ni ukuvuga ngo kuba mu mwijima nta cyiza cyaho, kuba mu byaha, kugenda ugapfa ugapfira mu byaha ntacyo bimaze. Icyiza ni uguhinduka, icyiza ni uguhindura ibintu byose byawe bikajya ku murongo. Yesu nawe ateze amaboko, arashaka kugukiza, arashaka gukiza isi, arashaka gukiza abantu Satani yaba yaragize imbata, arashaka gukiza babandi Satani yaboshye umutima. Yesu ni ukuri yiteguye kubakiza. Imana yacu rero itugirire neza, kandi Imana itugirire ibambe. Uyu munsi mwene data, ni ukuri ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza ko nawe wagira umugisha, Yesu akongera akatura mu buzima bwawe. Kandi ikindi wamenya nuko Yesu akomeye, ni umwami w'isi n'ijuru, ni umwami w'abantu bose. Nta bwenge na bukeya buba mu isi bwaruta imbaraga za Yesu. Yesu afite imbaraga zirenze iz'abana b'abantu. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru iduhe kuyumvira no gukora ibyo ishaka uyu munsi wa none. Mwene data muvandimwe, nkakubwira ngo Imana irashaka ko ubana nayo, irashaka ko uba umuntu wayo, kandi irashaka ko uyikorera ushize ubute. Uyu munsi ntiwiganyire, ntiwihebe, kuko uri kumwe n'Imana, kandi uvuga uti nta n'umwe wamvuguruza, nahisemo gukurikira Imana. Nk'uko Yesu nawe ajya atubwira ngo iyo avuze ijambo rimwe ntawe umuvuguruza. Nawe uvuga uti reka, ni uburenganzira bwanjye gukurikira Imana, ni uburenganzira bwanjye gukurikira Yesu Kristo. Kandi icyo nakubwira ni uko niwanga ukanga kwihana, nutihana byanze bikunze urubanza ruragutegereje. Uzajya mu rubanza, kandi urubanza ntabwo ari ikintu cyiza, si byiza rwose kujya mu rubanza, kandi nta n'icyo kwireguza icyo gihe waba ufite. Icyo gihe rero ni ku munsi wawe, nta n'umwe uzagufasha. Niyo mpamvu ukwiriye no kwirwanaho hakiri kare. Imana yo mu ijuru iragukunda kandi iragushaka, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kuguha ibyo undi muntu wese ataguha. Nuko umuririmbyi ajya aririmba akavuga ngo muze ku mwami w'ubugingo,
ngo bangizi musange Yesu niwe wenyine uzabakira, azabaha umwuka wera. Bene data bavandimwe rero, uyu munsi wa none nimuze ku mwami w'ubugingo, niwe wenyine ushobora kubakira, kandi niwe ushobora kubaha umwuka wera, kandi akabaha n'ubugingo buhoraho. Imana rero ibaha umugisha. Umukunzi wacu Yesu ntahemuka, umukunzi wacu akuraho ibyaha, umukunzi wacu ntago yanga umuntu wese umusanze, kandi ayakira umuntu wese uje amugana. Imana itugirire neza. Rero mwene data muvandimwe, abamwizera, abizera Yesu mu isi yose, ajya abagirira neza, abatabaza imbaraga nyinshi, abatabaza urukundo urwe rwinshi ruhebuje. Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi abonekera hose icyarimwe, ahantu hose wahamusanga, ahantu hose Yesu aba ahari. Imana rero yaguha umugisha ubashije kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Imana itugirire neza. Abamwizera rero nababwira ngo mugire imbaraga nyinshi kandi mukomerezaho, Imana izabagirira neza. Imbaraga mana we, ibyo ukora ubikorana ubuhanga mana. Uri imbaraga mana we, ibyo ukora ubikorana ubuhanga mana. Reka tugushime kuko urabikwiriye, reka tukurate uruwo kuratwa mana we. Reka tugushime kuko urabikwiriye, reka tukurate uruwo kuratwa mana we. Uri imbaraga mana we, ibyo ukora ubikorana ubuhanga. Yesu uri imbaraga mana we, ibyo ukora ubikorana ubuhanga mana. Reka tugushime